yewe ndakumva nshuti yanjye. Ariko sha ese buriya kigiye gihe wagiye bite we? Byagenze bite? Twagize ibihe byiza wa muvandimwe. Yewe umugabo w'Imana yari mu mavuta. Reka nkubwire, iki ni cyo gihe cyo gukorera Imana. Iki ni cyo gihe oya niko bigomba kugenda. Uyu murimo tugomba kuwitangira kugera ku rwego Imana yacu habwa icyubahiro. Ubu ngubu ukuntu bigomba kugenda, nta n'igihe n'iki na kimwe agomba kuzigera arya mu rugo. Reka kereka mbaye naravuyemo, mbaye nacyuribamo nibwo yarya mu rugo. Hasoni ibyiza byose n'igihe ugomba kuzajya mbere hanabinywa. Amazi meza ninjye agomba kujya hitaho. Umuceri nomero ya mbere igezweho ni njye. Azi uko ku giciro, azi igiciro ku isoko uko aho bigeze se. Ubu iyi firiti giye kugenda nyiteke, nyifiritize neza mbanze nyiryeho numbi, kiriho n'akamayoneze ndetse n'agaketchup. Oya shava mu by'urwenya byorera gahunda siteyite. Mukanya umva nkubwire nshuti yanjye, iki ni cyo ndashaka ko dusenga, ariko ukagerekaho gukiranuka binaniye abantu muri ino minsi. Gukiranuka biraguye, kandi ugomba gukiranuka mu kanini ugakiranuka no mu gatoya. Oya reka tubonane. Erega ubundi bajya babanga buryo umukozi kugikwa tayito ye ni umufundi. Ubu nanjye tayito muri rugo nuko wabyuhira, niko bigomba kugenda. Ndaje mu kanya gato cyane. Sawa. Ambutiyaje nta n'ikigomba guhinduka. Reka mbaze mate bino birayi neza nkwereke. Abayifete bose bagomba kuza bakarya ku ifiriti. Urumva bagomba kuza bakarya ku ifiriti, niko bigomba kugenda. Ambutiyaje Yego boss. Ariko nshaki nyabupfura rwose n'amateka cyarashe mana yanjye. Munagwamagara ngo aho kwitabakara. Umva ambutiyaje ngwino hano. Yangiza akaza. Ambutiyaje. Ambutiyaje akomeje kuba ambutiyaje mu rugo. Andorese kuko njya gusenga buri gihe nta kintu mfashe. Ndagerageza guhaha nta sinjye. Mubita hirya nkakubita hino kugira ngo ndebe yuko mu rugo rwanjye nabaho neza. Reka data unasuye mu rugo kuko ari ikigeragezo gikomeye cyane. Mva agakiza rero. Imana yanjye, Imana igomba kuduha imbaraga kuko bo tuvugije ukuri naringiye nari kabanze nge. Banze ikintu turasa ku mubiri. Ibintu byawe byo kuba wowe byo kurya uzajya byumva mu matangazo. Bakubanza nkarya. Uburyo biryoshye shasha. Umuceri nomero ya mbere. Ngomba kuzajya mbanza ninge nayo ibyo ngibyo byo hamagara, uhamagare. Nuho zarekera. Nuko ugomba kubanza ukagushiramo igihe nkabanza nkaryo. Nushaka wongereho na mwene so na mwene wanyu, urumva ibyo kumbwira ngo urampamagara nefa. Nyo kurya bisigaye byarabaye ikibazo. None araza n'ibintu by'inuza. Sha siko yakwibagiye. Ngomba kurya. Akubwiye ngo nushaka kuhamagare na Feruje. Ibyo kuvuga ngo ambutiyaje.
Bayani. Niko. Ubuse ko ngiye. Ugiye? Gute? Nase ngiye gusenga nabikubwiye. Mba nakubwiye ngo byuke mu gitondo uteke, nkakubwiye ngo byuke mu gitondo ukore isuku, ngende nibura hari ikintu shize mu nda. Ariko kubikubwira bajya ngo tumurabwira igitambabuga. Erega boss nawe hari ikintu utarumva neza. Nta kintu kimwe kiri mu rugo. Nta kintu kiri mu rugo. Kimwe kiri mu rugo navuga ngo ndagutegura ngo ugende uri. Umuceri nahashe ejo bundi ntawe. Inyama nahashe ntazihari. Zivuye. Nakubwira ngo iyi ipusi zarabimaze. Ndakubeshya se. Nta kintu kiri mu rugo. Ndakubwije ukuri ngo do. Ntabe. Buretse gatoya. Umuceri. Iki ni iki? Nta kintu kiri mu rugo. Nta kintu kiri mu rugo. Ndabyibutse. Merutse kujya mu baturanyi mu minsi yashize. Uzi uyu muceri ubigiye umaze ku munwa wanjye. Hafi n'amezi 3. Gira uti imiceri uzi igihe imaze ku munwa wanjye. None se urya udubika umunwa mu muceri uri ingurube. Bose we hari ikintu utaramenya. Wowe iyo ugiye kurya umuceri udubikamo umunwa. Dore ukuntu bimeze. Banze ndi gusobanurira. Shaza n'ibyo kurya biva mu kintu shaka. Ibyo kurya bivuye. Wabiri base. Usigaye wasaguriye n'umunwa. Ureka. Nase umuceri wabaye ubwana. Do. Ariko no. Arashaka kindi ikigereranyo. Oya bose uzi ikintu gihari. Wowe umuceri buretse gato. Wowe umuceri. Usigaye useka umuceri ugaturuka mu mazuru. Bose nagaruka kuvuga ngo buretse uraseka umuceri ugaturuka mu mazuru. Oya. Nagaruka kuvuga ngo nguseka. Ariko ubona abantu babarakora iyo mutubona mubona turi ndindagire. Ubona turinjije. Ibyo ni byo bivuze se cyane. Ku buryo ntabona umuntu uriye n'utariye. Sinze gutandukanya wariye n'utariye. Uzi uyu muceri ubigihe wari umaze ku munwa wanjye. Hafi n'ibyumweru 3. Kandi nawo uriye mu baturanyi ku munwa wawe. Ni ukuri kw'Imana. Kandi nuvuga ngo jewe ngura agafuka k'umuceri nta n'icyumuro kirashira. Kandi imbeba zikarya zo muri iyi nzu bose. Harya wambwiye ko muri iyi nzu ngo habamo abadayimoni bitwa imbeba. Cyane baranzegereje. Ni ukuri kw'Imana. None basiga banagusiga ku munwa umuceri ku munwa. Hoya ibi ngibi byavuye mu baturanyi. Izi nyama mbona si isosi y'inyama iri ku munwa wawe. Isosi ndiho. Nuse bateye ku muceri utagira isosi. Nayo imaze ibyumweru 3 ku munwa wawe. Cyane pe. Ega bose we hari ikintu utarabasha kwiyumvisha. Nkubwije ukuri to. Habe muri uru rugo hari ikintu kiriho. Akoze muri bose. Tujye tuvuga ndusubira ibindi. Wahashye. Buri munsi. Nyine haha ibindi turebe ko twahangana n'izi mbere. Naya mapusi. Ngiye guhagurukira ikibazo kiri mu rugo. Cy'amapusi. Tubana turi abantu babiri. Ni pusi n'imbeba bishyiremo bose. Nabyo birahari. Nuba ngo tuba ngewe nawe ni pusi n'imbeba. Nabyo mbishyire mu byo tubana. None ibyo duha byaba bijyahese. Kataba, ikibazo cyane ngiye kujyahurukira. Ntibitwa mbutiyaje. Papa buriya ababyeyi ni igitangaza. Baravuga ngo so nta kwanga akwita nabi. Urambutiyaje mu buzima. Kuko mbere ya mbutiyaje uranzengereje umubise hino. Nuko ngo umutwe wanjye ndumva ugiye kubambura. Ubu se urbana n'umuntu utari umubokore. Utarakiriye Yesu Kristo n'umukiza mu mutima. Ubu yaba atarakwishije. Erega naje mfite Yesu n'umukiza mu mutima wanjye. Komeza umugomane. Ibyo kurya se nzi binyabwa byo byageze hano ryari. Igihari nuko ntabwo mu gihe n'iki na kimwe atari yafata umwanzuro kuvuga ngo ndahaha inyama muri uru rugo. Ntabwo uzigera urya muri uru rugo. Kereka niba naravuyeho.